Reka nshimire abantu mwese mukomeza kudukurikira muri mu bice bitandukanye, abantu mukomeza kutwereka ko turi kumwe, mugakora subscribe, mugakanda like, mukanadusangiza n'ibitekerezo aho hari umuntu watanze igitekerezo. Ariko uyu munsi tugiye kureba ibintu bishobora gutuma amabere agwa. Niba uri umukobwa, iki kiganiro kirakureba. Ese wigeze wibaza impamvu hari abakobwa amabere yabo usanga agwa vuba kurusha abandi, kabone nubwo baba bakiri bato, ugasanga ibere rye ryaraguye kandi akiri mutoya? Mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2008 na muganga Brianna Link wo muri University of Kentucky, bwakorewe mu bagore barenga 100, hagaragajwe ko kugwa kw'amabere breast sagging bifite impamvu zitandukanye ziganjemo imiterere y'umubiri n'imibereho ya buri munsi. Bwasanze n'imibereho mibi ishobora gutuma amabere agwa. Hari abantu bamwe babona amabere y'umuntu yaraguye, amabere y'umukobwa yaraguye, bakavuga ngo uyu mukobwa ashobora kuba yarakoze imibonano mpuzabitsina cyane. Ariko ikintu turaza kubona kiraza kugutangaza cyane. Ubusanzwe amabere y'umukobwa kugira ngo agwe, mu gihe bidaturutse ku mirire cyangwa se imimerere karemano nk'uko turaza kubibona, hari igihe biterwa n'uko abasore bayakarisa, cyangwa se kwa kundi abasore baba bari kumutongoza bakarikoraho. Uko iribere buryo ry'umukobwa barikarisa, niko bwa bushagarira yumva, niko riba ritakaza umwimerere, niko rirushaho gutakaza imbaraga, inkingi zirifashe zirushaho gucika intege, bityo rikabasha kugwa. Niyo mpamvu hari umuntu uzabona akakubwira ngo ntago ndakora imibonano mpuzabitsina, ndacyari isugi, ariko ugasanga ibere rye ryaraguye. Bivuze ngo uyu muntu aba yaragerageje kugira ikintu cyitwa karese n'abasore. Abasore baba baragerageje kurikoraho, kuko hari abasore bavuga ngo bashuka abakobwa, akavuga ngo reka ngo dukarisanye gusa, ngo ibindi byose ngo ntubime, akamufasha agakarisanya akaba yanarangiza, ariko nta kindi kinakoze, ariko byose yabikoreye ku ibere. Umukobwa wese ukurikiye kino kiganiro, ibi bintu bituma amabere agwa, bigusha amabere, kuko bwa bushagarira uba wumva ni ibere riba riri gutakaza imbaraga, inkingi z'ibere ziba ziri kugenda zicika. Nanone kandi ibitabo by'ubuvuzi nko muri Plastic Surgery Indication and Practice byerekanye ko ligamenti zifata amabere cyangwa se nk'inkingi cyo twakita Cooper's ligament zigenda zoroha uko imyaka igenda ishira, cyangwa bigaterwa n'imyitwarire y'umuntu, uburyo yitwaye mu busore bwe cyangwa se mu bukumi bwe. Ibi rero byose bigaragaza ko kugwa kw'amabere atari ikibazo cy'impanuka gusa, ahubwo ko ari process ifite ibisobanuro bya siyanse, ishobora no kugenzurwa cyangwa se kugabanywa. No kuvuga ngo ushobora kugira uruhare mu gutuma amabere yawe akomeza guhagarara, cyangwa se ugatuma aba agwa. Muri iki kiganiro ugiye kumenya ibintu 8 by'ingenzi bituma amabere yawe agwa vuba, cyangwa se n'ibere ryawe ryaraguye. Uraza kubona n'ikintu wakora kugira ngo ryongere rihagarare. Hari abantu babazwa no ku mabere yabo yaguye, ariko hari ikintu ushaka gukora kugira ngo yongere ahagarare. Kino kiganiro cyumve kugeza ku musozo. Hanyuma nkusabe, niba utarakora subscribe, nakubwira ngo kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikira ibiganiro byacu, hatazagira ikiganiro na kimwe kigucika. Ndabakunda cyane. Hanyuma twagiye ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere gishobora gutuma, impamvu ya mbere ishobora gutuma amabere agwa ni imyaka, icyo twita aging process. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umuntu agenda akura, umubiri ugabanya collagen na elasticity y'uruhu, ku buryo uruhu rutakaza imbaraga, rugutakaza intege. Hanyuma rero bityo uko rutakaza imbaraga, niko za nkingi zifata amabere azigenda zigwa. Turaza kubibona ko hari imitsi yo mu gatuza, iyo icitse imbaraga, ibere naryo ricika imbaraga rikagwa. Ariko hari izindi mpamvu. Ibi rero bituma uruhu rushyigikira amabere rutangira kugira imbaraga nkeya. Hanyuma rero imitsi ifata amabere ikoroha cyane, ligament, kubera ko iba imeze nk'urwego ruyafashe, iyo icitse intege nayo ahitagwa.
ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga bwerekana ko ibi ari byo biza ku mwanya wa mbere mu bituma amabere agwa. Ni ibintu bisanzwe ku mubiri ariko kandi bishobora kugabanywa n'imibereho myiza. Bivuze ngo umuntu urya neza, uruhuka bihagije, unywa amazi nk'uko turaza kubibona, ntabwo amabere ye akunda kugwa. Hari ikindi kintu ugomba gukora nimba amabere yawe ubona agwa, ariko kandi bimwe mu bibitera turaza kureba ukaza gusanga bitarigeze bikubaho. Reka tujye ku mpamvu ya kabiri ituma amabere agwa. Impamvu ya kabiri ituma amabere yawe agwa cyangwa se ituma amabere agwa kugira ngo ubashe kubyirinda ni ugutwita no konsa. Ibintu ugomba kubimenya. Ariko se mu gihe bibaye ko bikunda ko igihe bibaye wabigenza ute? Hari ikintu twakita pregnancy breastfeed cyangwa se itungwa cyangwa se ifunguro ritangwa binyuriye ku mabere. Ubushakashatsi bwerekanye ko mu gihe cyo gutwita amabere yiyongera cyane akaba manini kubera imisemburo myinshi ibiri kuvubuka n'uburyo buba buri kwikora kugira ngo umwana azabone ikintu kimutunga. Noneho nyuma yo konsa amabere ashobora gusubira hasi. Ibi bigatuma uruhu rurambuka nyuma yo kubura, nyuma rukabura ubushobozi bwo gusubira uko rwahoze, bikitwa ko yaguye kuko nta bushobozi bwo gukomeza guhagarara buba bugihari. Ni ukuvuga ngo umuntu wabyaye n'umuntu utarabyaye ntabwo baba bimeze kimwe, amabere yabo ntabwo aba agomba kumera kimwe. Ni gute amabere yawe yaguye kandi utarabyara? Ni gute amabere yawe yaguye kandi utarigeze wonsa? Ikiba ari ikibazo ugomba kubireba. Turaza kubona ariko uko wabitegura. Impamvu ya gatatu ituma amabere agwa ni ugutakaza cyangwa se kongera ibiro byihuse. Iyo umuntu afite ibiro byinshi nyuma akabigabanya, kwa kundi wagabanyije ibiro, umubiri usigarana imbaraga nkeya nubwo wagabanyije ibiro, nubwo umubiri wawe gabanyutse, bikaba bishobora gutuma amabere uko yarahagaze ubyibushye acika intege. Iyo umuntu abyibushye cyane cyangwa agabanutse cyangwa se ananutse vuba, uruhu narwo rurarambuka rugasubirana nyuma bigoranye, ku buryo kugira ngo byongere gukomera nubwo wagabanyije ibiro, nubwo wagabanyije umubyibuho, kugira ngo rwa ruhu rwe rwararambutse rwongere kwisubirana rukomere, amabere ahagarare biragorana. Ibi rero bituma amabere atakaza shape nziza yari afite, akagenda amanuka vuba ku buryo ushiduka amabere yaraguye, nta ruhare wabigizemo. Noneho impamvu ya kane ishobora gutuma amabere agwa, itera amabere kugwa, ni ukunywa itabi, smoking. Hari abantu banywa itabi batabizi ko amabere ashobora kugira uruhare mu gutuma amabere agwa. Ibere ryawe ni iry'agaciro, umuntu uzakurambagiza azashingira ku ibere, umugabo wawe azagukunda kubera ibere. Ubushakashatsi bwerekana ko itabi ryangiza korajene y'uruhu, noneho bigatuma uruhu rwihuta mu gusaza vuba, rugatakaza elasticity. Ibi rero bigira ingaruka ku mubiri wose muri rusange, harimo n'amabere. None rero ikintu cya gatanu, impamvu ya gatanu ituma amabere agwa ni ukubura siporo nziza yagenewe gukomeza imitsi yo mu gatuza. Noneho icyo twakwita, hari n'abantu batambara bra cyangwa se agahanike cyangwa se icyo twakwita kakantu gafata amabere, isutiye. Hari abantu batamenya isutiye ibakwiriye ku buryo apfa kwambara isutiye abonye yose. Uko ibere rigenda rijegera kubera isutiye itagukwiriye, menye ko ibere rigenda ritakaza imbaraga. Iyo udafite bra igufasha neza, amabere agenda anyeganyega cyane, bituma ligamenti ziyafata zoroshya umubiri vuba, bityo ibere rigacika imbaraga. Cyane cyane rero mu gihe cya siporo ibi bishobora kwihutisha kugwa kw'amabere. Noneho rero ikindi nanone cya gatandatu ni uburyo bwo kuryama. Hari abantu baryama nabi, hari abakobwa baryama nabi ku buryo ibere rigwa, ku buryo usanga ibere rigenda kugera nko mu kwaha. Uburyo baryamamo bigira uruhare mu gutuma amabere yabo agwa, icyo twakita sleeping position. Kuryama uhora wegamye cyangwa se uryamiye urubavu rumwe ku ruhande rumwe bishobora gushyira pressure ku mabere igihe kirekire, bigatuma amabere atakaza imbaraga. Ugomba kumenya uburyo kuryama, cyangwa se nk'igihe umuntu aryama yubitse inda, ugomba guhindura uburyo bwo kuryama. None reka tujye ku kintu cya karindwi. Ikintu cya karindwi ni imirire mibi. Imirire mibi, hari abantu ubona batarigeze bagira ikintu bakora, nta musore bahuye nabo
nta musore bahuye nawe ariko ugasanga amabere yabo yarakuze arangije aranagwa. Kubera iki? Kubera imirire myiza. Uzasanga hari abantu benshi bakora imibonano banakorwaho ku mabere ariko ugasanga ibere ryabo riracyahagaze. Ni ukubera imirire myiza. Imirire mike, imirire ikennye ituma amabere agwa. Kubura vitamine, kubura proteine, kubura amazi ahagije, umubiri ugomba kubona ibyo bintu kugira ngo amabere agumye ahagaze. Bituma rero uruhu rutagira imbaraga zo gukomera. Ibere naryo ni kimwe mu kintu kimwe gitigaragaza ko umubiri nta mbaraga ufite. Nushaka kureba umuntu utabona amafunguro ahagije uzarebera ku ibere. Ibere umuntu ubona proteine zihagije aba afite ibere ritoshye. Umukobwa ufite ibere ritoshye, umukobwa ufite ibere rihagaze rimeze neza cyane. Tujye ku kintu cya 8 gituma amabere agwa. Ikintu cya 8 gitera ibere kugwa ni imiterere y'umubiri, cyo twakita genetics. Ntago abantu bose baranyuze muri biriya bihe. Hari abantu babona ibyo kurya ariko usanga ibere byaraguye. Hari abantu bavuka bafite uruhu rworoshye, imitsi ifata amabere vuba, cyangwa ligaments zidakomeye cyane. Ibi bikaba biterwa n'imiryango, icyo twakita genesis, kandi ni kimwe mu bitagenzurwa cyane. Rero iki kintu muzakimenye. Warya neza, warya nabi, amabere akaba nk'uko yakagombye kuba. Dore rero uburyo bwo kubihagarika vuba cyangwa se ukabigabanya, ku buryo ibere rigomba kugira uburyo rihagazemo rikaba rifite umwimerere. Ikintu cya mbere, nubwo bidashobora kuhagarika 100%, ushobora kubigabanya ukoresheje icyo twita kwambara isutiye nziza mu buryo bukwiriye, kurya indyo yuzuye. Kuri hari amasutiye agusha amabere, hari n'amasutiye atagusha amabere, cyangwa se kunywa amazi ahagije, kwirinda itabi, kugenzura ibiro byawe no gukora siporo ifasha imitsi yo mu gatuza n'uburyo bwa hafi bwagufasha. Twanzura iki rero? Kugwa kw'amabere ntago ari ikibazo cy'uburangare gusa, ahubwo ni ihuriro ry'imyitwarire, imyaka n'imiterere y'umubiri. Imyaka ishobora gutuma amabere agwa, imiterere y'umubiri ishobora gutuma amabere yawe agwa vuba, ariko makuru ufite uyu munsi ashobora kugufasha kubigabanya no kwita ku mubiri wawe neza. Niba rero hari ikintu gishya wungutse muri kino kiganiro, bitubwire muri comment. Ntutinye gutanga igitekerezo, dusangire ibitekerezo, kandi wibuke gukora subscribe ukande na like kugira ngo ukomeze kubona inyigisho zifite umumaro kuri iyi channel yacu ya Ndanyuzwe TV5.